Ni inkuru rero yabaye kimomo cyangwa se iri kuvugwa nawe turi buze kugarukaho uyu munsi y'izi ndege kabuhariwe z'intambara ziri kwegerezwa imipaka. Ni nyuma y'aho mwumvise ko Amerika hari yigeze kuvuga ati ibihugu mutembereramo nyamuneka mwitonde. Ni nyuma y'aho kandi Amerika ivuze ati ingabo za Kongo z'u Rwanda biri kwegera imipaka cyane cyane, ivuga iti nyaboneka kwegera ibyo ngibyo ntabwo bikwiye, ibona ko kari kunuka uruntu. Kandi ni nyuma y'aho nanone Felix Tshisekedi mu mbwirwaruhame aho yari yagiye muri ibyo bihugu nabyo turi buze kubigarukaho neza, avuga ati tugiye gushyira iherezo ku iki kibazo cy'u Rwanda cy'abaduteye, kandi nitumara gushyira iherezo tuzubaka inkuta n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Iyo nkuru turaza kuyigarukaho, ariko reka tubanze gatoya turebe ko iyi nkuru y'indege za kabuhariwe bari kohereza hano mu burasirazuba bwa Kongo, hano ku mipaka neza neza y'u Rwanda. Iyo nkuru nituyirangiza turajya ku nkuru y'akababaro iza iri hariya mu majyaruguru, nayo y'umuntu ubabaje cyangwa se y'umuntu wahohotewe n'umukire. Ati rwose umuntu urya ibyo akajya kurya n'iby'abandi kugira ngo uzajye kurya. Ni hano mu Ruhengeri, urya utwawe ujye kurya n'utw'umukene nyakujya gutwara ubutaka bwa metero kare magana angahe, n'ibintu biteye agahinda. Ubwo nyuma yaho nibo turi bwinjire mu nkuru ya Kongo mu mbwirwaruhame ya Tshisekedi, tunayikoreho n'ubusesenguzi. Havuga ati ngiye gushyiraho iherezo kuri ibi bibazo bya Kongo. Ariko none aha ngaha reka duhere ku iyi nkuru nk'uko twari twabibasezeranyije, ivuga ko Kongo yegereje drone z'intambara hafi y'u Rwanda. Izi drone urabona ko ari indege, ni za ndege za kabuhariwe cyane. Bamwe bavuga bati igihe uriya biya hariya muri Ethiopia yari yaratewe na bariya bo mu ntara ya Tigray, bari bugufi gufata iriya ntara, bari bugufi gufata ariya Ethiopia. Ati ni indege yagiye ahabwa n'Abashinwa n'Abarusiya, zagiye zishasa zigakubita kugeza ubwo zitsinze bariya ba Tigray, birarangira burundu. Nawe rero izi ndege zegereye imipaka y'u Rwanda neza neza, ziri hafi. Bakaba bari kuvuga rero abasesenguzi bavuga bati se iki kibazo kirarangirira hehe? Izi ndege kuki zaje aha ngaha nyuma ya za Sukhoi n'ibindi ndege kabuhariwe? Ni nyuma yandi kandi yaho Burundi nabwo bufashe icyemezo bukavuga buti ntabwo ibi bintu tuzabyihanganira na gato, hagasuzugura ntabwo tuzakihanganira, tugomba gukora igikwiye. Rero ubwo urumva mu Kirundi no mu Kinyarwanda murakizi. Ni ukuvuga ngo rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yohereje drone z'intambara 3 zo mu bwoko bwa CH agatire 4B hafi y'umupaka n'u Rwanda. Ni drone igisirikare cya RDC cyaguze n'ikigo cyo mu Bushinwa, zikaba ziri mu 9 iki gihugu cyifuje. Nuvuga cyifuje drone 9, ariko hano hohererwa drone 3 muri kano gace. Ni indege rero zitagira abapilote, zaguzwe mu rwego rwo gufasha FARDC guhangana n'umutwe wa 23 ubutegetsi bwa Tshisekedi butwerera. Hano ni ikinyamakuru cyo mu Rwanda turi kuvuga, vuga ko butwerera M23 u Rwanda. Izi drone rero zifite ubushobozi bwo gukora ubutasi no kugaba ibitero, zegerejwe hafi y'u Rwanda nyuma y'imirwano ikaze imaze iminsi muri teritwari ya Masisi na Nyiragongo. Ni ukuvuga rero izi drone cyangwa se indege z'intambara ni indege zifite ubushobozi bukomeye cyane, zigaba ibitero, zikanagigira nyine, zikanatata, zikamenya aho umwanzi ari, zikamenya uwo wateye cyangwa se uwo bahanganye ari, zikabanza zikamutata neza, ubundi yajya kubona akabona zimugabyeho ibitero. Bya bindi muvuga ngo abantu barajya no mu mwobo urumva ko igusanga kuko iba yagutase. Buri ifite ubushobozi bwo kubanza kureba kure cyane, cyangwa se bitewe n'uburyo n'ikirere irimo, ikabona ati dore uya muntu ari gucukura umwobo hariya, yinjiye mu mwobo, ikamwinjiramo neza neza ikamurasa. Ni kwa kundi ubona abantu mu myobo babamariyemo n'ibiki. Intambara y'ubu ngubu iriho y'ikoranabuhanga isigaye itera ubwoba. Ntabwo intambara y'ubu ngubu ntabwo ikiri intambara rikayike cyangwa pe urakoresha imbaraga zose ati nzajya ukabona pe. Ni ukuvuga rero ngo izi drone zifite ubushobozi bwo gukora ubutasi. Muri kwa gukora ubutasi bwazo zikaba zanagaba ibitero. Bavuga ko zegerejwe hafi rero y'u Rwanda nyuma y'imirwano ikaze
imaze iminsi muri teritwari ya Masisi na Nyiragongo. Noneho rero abantu hano bari kwibaza iyo bavuga bati zegerejwe u Rwanda cyangwa se ziri hafi y'u Rwanda, muri ibi binyamakuru by'i Kigali nabyo bibyivugira, ntawamenya wenda ibyo bigamije, bavuga zegerejwe hafi y'u Rwanda. Ariko twibutse yuko nk'uko twabitangiye banavuga yuko Amerika yavugaga ati muri kwegereza ingabo, bumva ko bose begereza ingabo, kuko begereza ingabo baregereza n'ibikoresho, nibyo bakundi abantu b'abahanganye basa ni ukuvuga ngo Kongo, uvuze ko Kongo ihanganye n'u Rwanda ntago wakwirirwa waba ugiye kure, kuko niba yegereje intwaro hafi y'u Rwanda, u Rwanda rwo rukahegereza abasirikare, Kongo ikahegereza abasirikare, baba bahagaze bose barebana y'ingwe, isaha n'isaha wakumva ko batanye kuwa Kajwiga. Mu ntangiriro z'Ugushyingo nibwo zakuwe i Kinshasa zoherezwa ku kibuga cy'indege cya Kavumu muri Kivu y'Amajyepfo. Iki kibuga rero cy'indege gisanzwe gicungirwa umutekano n'abacancuro b'Abanyarumaniya bitabajwe guhashya M23. Ikinyamakuru rero Jeune Afrique kivuga ko izi drone zifite ubushobozi bwo kuguruka ku ntera iri hagati y'ibirometero biri hagati y'ibihumbi 3,500 y'ibihumbi 3,500. Zifite kandi ubushobozi bwo kuva i Goma zikagera i Kigali mu gihe gitoya. Yego ko mana yanjye, urumva ngo zifite ubushobozi bwo kuva i Goma zikagera i Kigali mu gihe gitoya. Niko hanga bari kuvuga ngo niko abahanga ngo zishobora kuguruka zikagera kuri kilometero 3,500. Kilometero 3,500 ngo niho kuva he ujya hehera mumbwire. Kilometero 3,500 urumva ni ahantu kure cyane mu kirere, mu birometero 3,500. Ibyo ngibyo bisaba kuba ufite za radari zo ku rwego rwo hejuru, ku buryo zishobora kubaza niba yinjiye mu kirere cy'u Rwanda, ku buryo bashobora kuyibona. Sinzi niba wenda u Rwanda rubaye rufite ubwo bushobozi bwo kurinda ikirere, bwo kuba bwamenya izo drone ziri ku birometero ngibyo simbizi. Ariko bibaye bidahari nyine urumva ko kugera i Kigali, kuba zaguruka zikagera mu kirere cy'i Kigali ngo ni mu gihe gito, n'ubwo hano batestima ngo bamenye batubwire iminota zahakoresha. Ariko icyo bavuga ni uko kugera i Kigali nicyo kigereranyo Umuseke hano dukesha inkuru watanze werekana ati Kigali zahagera mu gihe gitoya kandi zirarinda. Sinzi impamvu rero bagereranya na Kigali, niba Kongo iri gufata icyemezo wenda ko bikomeye turahera i Kigali tuba ariho turasa kamana mbaya, kuko kugereranya uvuga uti Kigali byagera mu kanya gatoya nk'ikinyamakuru cya noza cya leta cyangwa se ikinyamakuru cya hano i Kigali, ngira ngo kugereranya muri ubwo buryo gifite impamvu. Kuko kitavuga i Kampala, kuko kitavuga Ethiopia cyangwa ahandi, kikavuga kiti kubera iki hano rero. Kuri uyu ndabona hari abashyizeho komantere w'Amahero Theodote aravuga ati birabi byuya ntibiba amaraso, nifitiye ubwoba nta cyiza cy'intambara. Imana iha amahoro n'umugisha ibihugu byacu bibane amahoro. RDF nayo niryamira amajanja mw'abantu mwe, umudendezo w'Abanyarwanda udatokozwa. Noneho hano haravuga ati aragira ngo tugire ubwoba, ariko twe turazi ko atazicwa. Hano ni kuri paje y'Umuseke aravuga atakiza ushaka amahoro ategura intambara. Twe rero duhora, ni Patrick Ndizeye, duhora twiteguye, turahita turuhukira Kinshasa mu kanya nk'ako guhumbya. Kandi kwavuga wowe munyamakuru, reka gukwirakwiza inkuru z'ibihuha. Hano hamwe mu minsi muzarira ayo kwariko na nkakangiye divine. Noneho Amos Nshimiyimana avuga ati Theo yigeze aririmba ngo iyi si tuzayibamo tujye gutura ahataba intambara, mugira ngo naya Theo. Noneho Nsanzimana Pacifique ati ubwo nyine hagiye gushya. Hano hari ukomeza avuga ati Manzi w'i Kigali avuga ati zikaba zitaragera ku butaka, ntekereza sinzi. Avuga ati bakaba batarazihana na wenda. Uwituje Esperance avuga ati Nyagasani udutabare rwose, jewe we izo drone ko itazikoresha isa ihashya ya 23. Maurice rero Habimana ati ukina n'umuriro ukakotsa ntamenya y'ikimasa. Turabiteguye. Umutwe wa Kagame niwe wagize igihugu cyacu bitaronga amahoro.
hano ni kuri page y'Umuseke, bashaka commentaire nyinshi mwanagiye mukazireba, tutiriwe tujya ku bintu byinshi cyane. Hano rero toujours ni intambara ya M23, ni intambara ya Kongo na M23, ariko M23 ibi ngibi nta wakwirwa ajya kure kwibaza cyangwa se gutekereza ku bintu byinshi, ati kubera iki bavuga bati igihugu cy'u Rwanda abasirikare barunzwe ku mipaka, Kongo yarunze abasirikare ku mipaka kugeza ubwo nizana nizo drone zikomeye cyane, drone zikomeye zigendera ku birometero 3500, ndetse bakanavuga bati zishobora kugera i Kigali nk'umurabyo mu kanya nk'ako guhumbya. I drone rero n'ubundi nta burya irahanurwa, ariko bitewe n'intuza n'uburyo ikirere gifite ubwirinzi gifite amasinyara amenya ati turatatswe, byaterwa nuko ibyo bintu byine bikora cyangwa se bimeze, cyase nuko byaguzwe. Ibintu by'abazungu nabyo nta wamenya buriya. U Rwanda meruka ngo ni muri 2014 niba nabonye ikintu bagisa naho bavuga baguze cy'uburinzi bw'ikirere, nibagiye ukuntu bakita ibintu bya gisirikare nk'ibyo ngibyo cyo kurinda ikirere muri 2014. Urumva na Kongo nayo ikagura izo ndege, ubwo ngubwo bifite uko bizagenda. Burya abazungu nabo ukuntu bakora cyangwa abashinwa baguha ikintu nabo hari igihe ushiduka abana kiborotse bitewe n'uburyo nabo bashaka n'iki bashaka, baguhaye nk'ikintu ukajya gushiduka kibaye expire cyangwa se ibiki n'ibiki. Ushobora kugurutsa indege ukabona ntiguruka bayibanye, cyangwa se ukasagurutsa igisasu ukabona ntikigenda. Byose burya ntiwabonye nk'ibintu byo kwa Kadafi. Kadafi yari afite ibikoresho, afite n'iki bigenda gute, ariko ugiye kubona birangiriye icyari. Murumva ko abazungu nabo bakora ibintu mu buryo bugize iyi ntambara uko ari byo byose. Urumva ko uko bigaragara hari nubwo iri kurwanirwa muri Kongo, bati Kongo iti n'u Rwanda rwaduteye, ariko nta sasu iravugira ku Rwanda ku butaka bw'u Rwanda. Ariko mu by'ukuri umwuka mubi hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ni umwuka mubi umuntu atakwizera cyangwa atavuga ngo ejo bizagenda bite amaherezo y'ibi bintu. Kuko iyo hari umwuka nyine mubi, nyine haba hari umwuka mubi. Nese wavuga ngo ni mwiza, ntabwo bari mwiza, haba ari ikibazo. Nihamva abantu tutahagombye kuvuga ngo turicaye dushitereye agati mu ryinyo, kubera ahubwo tugomba gusenga Imana tukavuga tuti Nyagasani rwose Imana igira neza udufashije ibi bihugu byakumvikana kugira ngo bituye bagira amahoro, abanyarwanda bagira amahoro. Bibaye nka bya bindi abahanuzi bagiye bahanura bati ibintu bizakomera, rumva indege ahirashe biki byose, ntabwo biba ari ibintu byoroshye. Hano twabateguriye n'indi nkuru yo hano mu majyaruguru y'akarengane k'uyu muturage. Ntabwo burya kuko natwe twahagurukiye kurwanya akarengane, ntabwo twakwishimira ko umuntu arengana mu nzego zose, turayigarukamo. Nyuma yayo twongere tugaruke kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yambwirwa ruhame ya Tshisekedi. Ariko mbere yo kwinjira muri iyo nkuru yo mu majyaruguru, niyo mbwirwa ruhame ya Tshisekedi byavuze turaza kubigarukaho neza mu buryo burambuye turangije mu majyaruguru. Ariko gatereka tubaye twumve Tshisekedi nabyo ibyo yari yabashe gusa nadomaho agatoki, ubundi twinjire muri iyo nkuru. Et parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement dans le parc de Virunga, une des réserves naturelles les plus importantes au monde, en forêt et en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. Mu nkuru tugarukaho rero hari inkuru ivuga ngo Tshisekedi yarahiriye kubaka inkuta zitandukanya RDC n'abaturanyi. Niba rero Tshisekedi ibingibi bizashoboka, ntekereza ko iyi nkuru ari muri kiriya kiganiro aherutse gukora gikarishye rwose, avuga ati uretse ko hari n'ikindi yigeze gukora mu bihe byashize, Tshisekedi yerekana ati reka da ntabwo u Rwanda ruduteye ubwoba, kuba ahubwo rwadufatikanyije n'ibibazo twari dufite n'ibindi. Bavuga ko umuturage mu Musanze ngo arashinja umukire inzego zose zitinya kumutwarira isambu ku mbaraga. Ni umuturage w'i Musanze rero turi bugarukeho kuri izi nkuru
tugiye kuganiraho cyane uyu munsi. Hariya rero ku bya Kisekedi bigendanye nuko intambara muri Kongo nyine hariya murabizi ko intambara iri kuvuza ubuhuha, kandi Kongo ibyo murabizi ko ibivuga ati u Rwanda nirwo dutunga urutoki, ibitunga urutoki leta y'u Rwanda ko ariyo yagize gute iri kurwana nayo, ndetse bakavuga yuko ari muri Kongo ko intambara ikomeje kugarika ingogo. Ariko nawe birumvikana burya abarwana byanze bikunze ntago baba bari kurasanya ku mugani amazi cyangwa se nubwo baterana amabuye. Mwibuke ko na Dawidi yari kubise Goliyati agahita arambarara kandi ari umuhumetso n'amabuye burya bitoroshye. Nuko rero ndumva tutari bujye ku bintu byinshi cyane, turajya ku niyo nkuru yo muri Kongo nano mu Rwanda, tureba akarengane k'uyu muturage twumve neza uko hano byanditse. Ariko hagati aho ngaho abanyarwandakazi bakunze urubuga rwacu kuri Ganza n'izindi mbuga zose duhuriraho, aho muzajya musanga inkuru zacu zose, mbasabe gukora subscribe, like ndetse na share. Mukajya mugenda mutabikoze mukomereho commentaire mutwongere, kandi tukunde cyane abantu mukomeje kudukurikira. Dushimire cyane ba Marie Therese Rushima mudukurikira, dukurishimire ba Brigitte, ba Beya, ba BBF na ba Bemba ni umukunzi wacu cyane turadukurikira, n'abandi benshi mugenda mudukurikira mu mazina agiye anyuranye mu buryo bwose aho muri hose ku isi abadukurikira mu kwicecekera. Reka tubabwire tuti mukomere cyane. Hari abari mu Rwanda, hari n'abari hirya no hino ku isi mudukurikira, namwe turabashuhuje. Kandi ikintu twifuza cyambere no kubona u Rwanda twese rumeze nka chapelle, chapelle cyangwa se kiliziya. Mujya mubona umuryango wa kiliziya ukuntu umeze cyangwa wa chapelle, akenshi burya itegeko nuko wagombye kubaho rufunguye, kugira ngo ushaka kujyamo wese asenge, numara gusenga usohoke ugende ntawe ugukomye, wiganira n'Imana. No mu Rwanda icyo dushaka ni u Rwanda rufunguye, ushaka gusohoka asohoka, uwinjira yinjira, ajya guhahira aho ashaka, akagaruka kubaka igihugu, ibintu bikagenda neza. Turimo rero byari byose ahangaha nshatse kwerekana yuko hari abanyarwanda bari hanze mu buryo bwiza bagende neza. Buri hari uwanyumva nk'abanoza bashobora bagenda uko bashaka, abo bita ngo ni ba diaspora, bashobora kunyumva akavuga ati nta nyarwanda nitugenda uko dushatse atabo ngabo. Ariko wibuke ko n'ubugenda uko bishaka, ariko hari abatagenda uko bishaka. Ko wiswe impunzi ntago agenda uko ashaka ngo agaruke mu gihugu, aba yabaye impunzi. Turashaka rero ko ikibazo cy'impunzi kirangira, ariko kitarangira kikarangira ku buryo umunyarwanda wari wese ava mu Rwanda avuga ati kuko nahafatishije hanze, ahubwo reka niba mu Rwanda hano utafite akazi nkurangire ugiye gukora ugaruka igihugu kigende neza, bizagerwaho muhumure. Nuko rero twiyiziye hano, ngira ngo nabashuje hirya no hino n'abari mu Rwanda n'abaturanyi bacu mukomere cyane. Twitambukira no gato aho bita bavuga bati Musanze, bavuga ko umuturage ngo ashinja umukire, inzego zose zitinya kumutwarira isambu ku mbaraga. Ibaza ariko uwo mukire inzego zose zitinya, nuvuga rikijyana. Ariko nijya bigutangaza mu Rwanda none ubuvuga impamvu bose baba bagutinya umunsi ubukomeye mu cyama muri FPR ukomeye cyane. Ejo wajya kubona ukabona iyo bakubonyeho dosiye inyuranyije no kwemera kwabo cyangwa no gushaka kwabo, nibwo bihinduka isura kwaho gutinya. Kandi warakoze ibintu byinshi bibi, warakoreye abantu nabi n'ibiki, ni nk'abirirwa badutuka. Ejo bundi ushobora kuzasanga nawe ari kudusaba kumutabariza. Hano rero bavuga bita Bazimaziki Aimable wo mu murenge wa Muko w'akarere ka Musanze arasaba inzego bireba kumurenganura nyuma y'uko umucuruzi ukomeye witwa Habyarimana Pierre amutwariye ubutaka mu buryo yita ubw'imbaraga. Bamutwariye ubutaka mu buryo bw'imbaraga, ariko ibibazo uyu muturage abonye ukuntu ameze urimo muramureba. Uyu muturage rero wa ntaho nikora avuga ko ikibazo cye n'uyu mukire cyatangiye mu mwaka wa 2022. Naho ikibazo cye cyatangiye mu mwaka wa 2022, urumva ko kimazemo umwaka. Akavuga ko kandi icyo gihe yashyizwe ku gitutu n'umugore we witwa Mukamana Claudine amusaba ko bagurisha ubutaka bafite buherereye mu kagari ka Kivugiza mu murenge wa Muko. N'ubutaka bufite UPI 4 akarongo kaberamye 03 akarongo kaberamye 09 akarongo kaberamye 01
akarongo kaberamye 42.13 bukaba bungana na metero kare 739 metero kare 739 ni nk'ibibanza bibiri bigenwe hano i Kigali. Bazimaziki avuga ko ubusanzwe ubusabe bw'uyu mugore bwamaranywe imyaka irenga 20 yabwanze. Bwamaranye imyaka irenga 20 yarabwanze bijyanye no kuba bari basanzwe bagirana amakimbirane ya hato na hato. Ikindi avuga ko yanze ko bagurisha buriya butaka kuko iyo gahunda ntayo yari afite. No kuvuga ko umugore yamuhizeho igitutu ati kugurisha ubutaka, niba ari umugore wenda kuri iki gihe ukunda kwinywera amanyinya sinameza cyangwa bitewe n'impamvu, ariko umugabo aranga. Ubundi kugurisha ubutaka niba umugore mwarashyingiwe byemeranywe n'amategeko, ugomba kugurisha nawe abizi. Nta muntu wo mu rugo buriya n'umugabo yagurisha ubutaka nka bimwe bya kera cyangwa butanga umugore atemeye, ntago bishoboka, burya wabugaruza. Uyu mugabo rero usanzwe atunzwe no guca inshuro avuga ko ubwo yari yagiye gutera ikiraka, Mukamana yamuhamagaye kuri telefoni y'umukoresha we amumenyesha ko yamaze kugurisha ya sambu Habyarimana Pierre. Uwitwa Majyambere ukunze guha akazi uyu mugabo yabwiye ikinyamakuru bita Bwiza cyano mu Rwanda ko uwo mugore amuhamagara kuri telefoni ye yamubwiye ati mubwire ko amafaranga yamaze kuyampa akore icyo ashaka. Muri kumva ibyo ntago bibaho mu mategeko y'u Rwanda, ntago bibaho kuvuga ngo ugiye kugurisha isambu, ntibibaho uri umwe. Bazimaziki avuga ko amakuru yamenye ari uko iya sambu yahawe agaciro k'amafaranga 1 miliyoni gusa, umugore we ahabwa 800 ngo muri 200 yasigaye 100 byagenewe gahunda ya mitasiyo, andi nkayo ahabwa umukomisiyoneri wari washatse umukiriya wa buriya butaka. Miliyoni ni nyinshi nyine, wenda bitewe naho iyo sambu yari wenda iyo bayigurisha bari kujya no kugura ubutaka mu giturage bagahinga. Uyu muturage rero avuga ko nta ruhare urwo ari rwo rwose yigeze agira mu kugurisha buriya butaka, ko ahubwo mu nyandiko y'amasezerano y'ubugure igaragaza ko yagurishije buriya butaka yacuzwe. Bavuga ko uyu muturage avuga ko nta ruhare urwo ari rwo rwose yigeze agira mu kugurisha buriya butaka, ko ahubwo mu nyandiko y'amasezerano y'ubugure igaragara ko yagurishije buriya butaka yacuzwe. Hano rero hari inyandiko igaragara ivuga ngo impamvu kugurisha ubutaka ngo Hakizimana Aimable niba na nimero y'irangamuntu iyi ngiyi ntabwo igaragara neza, ariko ndabona ariho n'abagabo. Bazimaziki avuga ko aya masezerano y'ubugure yacuzwe mu izina rye. Bwiza yanashoboye kubona kopi y'umwanzuro w'urubanza rwa buriya butaka rwaciwe n'inteko y'abunzi b'umurenge wa Muko mu Kuboza 2022. Imwe mu ngingo y'uyu mwanzuro ivuga ko Habyarimana Pierre wari uhagarariwe n'uwitwa Muturage Jean Baptiste na Bazimaziki Aimable bemeranya ko hakorwa amasezerano y'ubugure ndetse no mu guhana amafaranga Bazimaziki yari ahari. Egoko umuturage nyuma y'uko ubutaka bwe bugurishijwe yiyambaje inzego zitandukanye ntiyarenganurwa. Uzi ikintu cyakorwa aho ngaho mu buryo bworoheje, turi mu isi y'ikoranabuhanga. Uyu muturage niba umugore yaravuze ati ndabugurishije ukora icyo ushaka, yarabivugiye kuri telefone, mu gihe tujya mu manza bakavuga ngo wavugiye kuri ibi nibi urutavuga rumwe n'ubutegetsi bakazana rikoda zose, iyo yarabivugiye kuri telefone bagombye kureba telefone yamuhamagayeho ko n'icyo gihe bagakurura izo rikoda bakabyerekana. Bazimaziki avuga ko umugore we akimara gucurana na Habyarimana umugambi wo kugurisha buriya butaka bwe yahise yaka gatanya. Kuri ubu ibya gatanya yaba bombi biracyari mu nkiko, nta mwanzuro urayifatirwaho. Uyu muturage avuga ko nyuma y'uko ubutaka bwe bugurishijwe yatanze ikirego ku rwego mu kagari ka Mburabuturo, gusa ubuyobozi buhamagaje Habyarimana yanga kwitaba. Avuga ko iki kibazo yanakigejeje ku nzego zitandukanye zirimo n'ubuyobozi bw'intara y'Amajyaruguru, gusa abura uwamufasha.
uri kubyumva kubera ko nyine ari umukire ngo badakoraho. Bwiza ifite indi kopi y'inyandiko yanditswe ku wa 24 Gicurasi 2022 Habyarimana avuga ko yahawe n'umujyanama w'intara y'Amajyaruguru mu by'amategeko ubwo yitabazaga ubuyobozi bw'intara ngo umurenganure. Gusa agasanga Nyirarugerero Dansire wari guverineri wayo adahari. Muri iyi nyandiko handitswemo ko nyuma y'uko Bazimaziki yasabaga kurenganurwa agasubizwa isambu ye, agaragaje ko afitanye ikibazo na Habyarimana Pierre waguze isambu n'umugore we Mukamana Claudine, ariko Bazimaziki atabizi. Ubuyobozi bw'intara bwavuganye na Habyarimana, hemezwa ko kuwa kabiri tariki ya 31 Gicurasi 2022 bagomba kujya ku ntara uko ari batatu kugira ngo ikibazo gikemuke impande eshatu zose zihari. Umujyanama w'intara mu by'amategeko Jean Pierre Marikidogo yemereye Bwiza ko ubuyobozi bw'intara y'Amajyaruguru bwigeze kwakira ikibazo cy'uriya muturage. Yakomeje agira ati, na Pierre twaravuganye, nashakaga kwibonanira na Pierre, akagari kambwira ko icyo kibazo kagiye kukinjiramo. Akagari kakinjiyemo, ndumva umugabo yaragiye mu karere kuko hari n'abandi baturage bavugaga ko bashobora kuba bafitanye na Pierre ikibazo nk'iki. Hanyuma Pierre yaje kutubwira ko nta muntu bafitanye ikibazo, ko bose yaba yarabishyuye. Bazimaziki avuga ko yarenganijwe n'abunzi b'akagari. Atsinze Habyarimana ku murenge yanga kubahiriza umwanzuro w'urubanza. Bazimaziki avuga ko yarenganyijwe n'abunzi b'akagari, atsinze Habyarimana ku murenge yanga kubahiriza umwanzuro w'urubanza. Urumva ko bageze ku murenge akakumva. Bwiza yamenye ko muri Kamena 2022 Habyarimana Pierre nyuma y'igihe Bazimaziki amuregeye, inzego z'ubuyobozi akanga kumwitaba, yahindukiye akamurega mu bunzi b'akagari ka Mburabutura. Icyo gihe yamuregaga kuba yari yaramugurishije ubutaka, gusa akanga ko babuhererekanya mitasiyo. Bazimaziki avuga ko icyo gihe yatsinzwe na Habyarimana, gusa akavuga ko yarenganyijwe n'abunzi, ari nayo mpamvu yafashe icyemezo cyo kujuririra mu bunzi b'umurenge wa Muko. Mu bujurire nabwo yaratsinzwe, gusa nk'uko byari byagenze ku kagari nabwo aza kurenganywa. Uyu muturage avuga ko icyamurokoye ari uko manda y'abo bunzi ahamya ko hari bamwe basanzwe ari abakozi ba Habyarimana yaje kurangira, ntibongera kugirirwa icyizere cyo kongera gutorwa. Muri abo bunzi batumye atsindwa ngo hari umwe wamwemereye ko nge nariye ruswa. Icyo gihe kandi ngo byahuriranye no kuba yarashatse umwanzuro w'urwo rubanza ngo ajurire ukabura, ibyatumye hategekwa ko urwo rubanza ruseswa rukaburanishwa undi bushya. Urwego rutanga ubufasha mu by'amategeko MAJ ngo nirwo rwategetse ko ruriya rubanza rusubirwamo rukaburanishwa mu bushishozi. Mu Kuboza 2022 nibwo uru rubanza rwasubiwemo. Bazimaziki atsinda Habyarimana. Mu myanzuro y'uru rubanza Bwiza yabonye kopi yanditsemo ko umuturage Jean Baptiste uhagarariye Habyarimana Pierre na Bazimaziki Aimable bemeranya ko hakorwa amasezerano y'ubugure. Bazimaziki yari adahari. Amasezerano y'ubugure Bazimaziki Aimable bemeranya ko hakorwa amasezerano y'ubugure, Bazimaziki yari adahari, ndetse no guhana amafaranga. Abunzi icyo gihe kandi basanze impamvu y'ubujurire bwa Bazimaziki ifite ishingiro. Mbese mbere yo kwanzura ko ubutaka bwagurishijwe mu buryo butemewe kuko Mukamana Claudine n'umwana we Sano Rose wari ufite imyaka 17 y'amavuko icyo gihe ntibagombaga kubugurisha Bazimaziki adahari. Niko itegeko rinabivuga. Nta bugurisha ikintu cy'urugo kandi mwese mutabyumvira. Inteko icyo gihe kandi yanzuye ko uwo murima ugomba gusubira mu muryango. Mukamana Claudine agasubiza Habyarimana Pierre 900 kuko ari we wayakiriye umugabo adahari.
ni icyemezo inteko y'abunzi b'umurenge wa Muko yafashe ishingiye ku kuba nta nyandiko yatanzwe na Bazimazike Aimable y'uburenganzira bwo kugurisha uwo murima ibisobanura ko ubwo bugure butari bwemewe. Umwanzuro usubiza Bazimazike ubutaka bwe wagombaga gushyirwa mu bikorwa bitarenze kuwa 2 Mutarama 2023 gusa amakuru bwiza ifite nuko utigeze hubahirizwa bijyanye no kuva muri Mata 2022 Habyarimana yarahise ashyira muri buriya butaka imashini zikata amakoro ziyakuramo n'amapave. Kugeza ubu niwe ukibyaza umusaruro ubwo butaka. Bazimazike ukiri mu gihirahiro nta cyizere cyo kubona ubutaka bwe afite. Ariko murumva barangiza mu Rwanda dufite inzego, none se nta nzego zishinzwe kubahiriza ibyo byemezo. Amakuru bwiza yamenye nuko ku itariki ya 30 Ukwakira 2023 Bazimazike Aimable azongera guhurira imbere y'ubutabera na Habyarimana Pierre nyuma yo kujurira icyemezo cya ruriya rukiko yatsinzwemo. N'urubanza ruzaburanishwa n'urukiko rw'ibanze rwa Muhoza rwo mu karere ka Musanze. Bazimazike Aimable avuga ko nta cyizere cyo gutsinda uru rubanza afite bijyanye no kuba amaze igihe asirasira mu nzego zitandukanye kenshi akabura uwamurenganura. Hejuru y'ibi avuga ko Habyarimana asanzwe akoresha inzego zitandukanye zo mu majyaruguru ibituma zimutinya kubera amafaranga atunze. Uyu muturage avuga ko hari nubwo yigeze guhamagara kuri telefone uriya mu nyamabanga ngo byibura babe bakumvikana, undi akamubwira ko ntaho ashobora kumurega. Bwiza yifuje kumenya icyo Habyarimana Pierre avuga kuri ibyo Bazimazike amushinja. Mu magambo make abwira umunyamakuru ko ntacyo nabivuga kuko biri mu butabera. Ubuyobozi bw'intara y'Amajyaruguru bwijeje gutanga ubufasha. Umujyanama w'intara y'Amajyaruguru mu by'amategeko Jean Pierre Marikidogo avuga ko nta bushobozi ifite bwo kumenya ngo umukono uri ku nyandiko runaka ni ya kanaka. Nyine babishyira mu bahanga bagapima. Yavuze ko niba uriya muturage yemera ko inyandiko y'igurisha yasinywe mu mazina ye kandi yari adahari, agomba kuyijyana muri RIB bagapima niba umukono ari uwe, bwa bugure buteshwe agaciro, hanyuma abamusinyiye bagakurikiranwa mu mategeko. N'ubundi bari agomba kurega ikirego cy'inyandiko mpimbano. Nuko bibaye inyandiko mpimbano for a usage de culture. None bamara bahita babikurikira ubundi n'icyo kirego bagomba kurega banashingiye kuri iriya nyandiko. Niba inyandiko yemera ko atigeze ayisinyaho, atigeze yandika, yagomba kurega ikirego cy'inyandiko mpimbano. Bazimazike cyakora avuga ko uru rwego rushinzwe ubugenzacyaha yigeze kurwiyambaza bikarangira rutamufashije. Ngaho da gusa nabyo ntubyumva. Marikidogo avuga ko niyo uriya muturage yatsindwa mu rubanza rw'imbonezamubano ashobora gutanga ikirego mu nshinjabyaha cy'uko inyandiko yashingiweho atsindwa ari impimbano, bityo urubanza yatsindiwemo rukaba rwaseswa mu gihe ko byaba bigaragaye ko inyandiko yashingiweho yacuzwe. Uyu munyamategeko yasabye Bazimazike kugana ubuyobozi bw'intara kugira ngo guverineri abashe gukurikirana ikibazo cye. Hano rero ndabona ari ikinyamakuru Bwiza. Hano rero ni ikinyamakuru Bwiza.com, ni cyano ku itariki cyakurikiranye inkuru ku itariki 28 z'ukwezi kwa 10. Umuntu yanditswe na Babu Benjamin. Saa 5:22 niho cyasohotse hano mu Rwanda. Urumva bakene mu mimero y'abakene hano iwacu mu Rwanda. Igihe tuvuga tutani iwacu mu Rwanda ni amahoro, umukene no gusiragizwa. Ubundi bacyumva ko inyandiko mpimbano. Bakibara kubona ko ibibazo bimeze gutya byabayemo inyandiko kandi gahombye umuturage, ikarenganya umuturage mu buryo bumeze gutya, bakagombye kuba barihutiye gushakisha uburyo barenganura uyu muturage, ndetse bakanira niba ko inyandiko yaracuzwe kuko kuzagenda ugatwara ikintu cy'umuturage uri kumwicisha inzara bikamugiraho ingaruka zikwirirwa umusiragiza. Nabyo ibingibi mbona nta butabera burimo rwose, bikwiriye kugishakisha uburyo byakemuka
mu buryo bugaragara, mu buryo cyangwa se ubundi. Nuko rero hano twavugaga ku nkuru zigiye zinyuranye, tuvuga ko turi buvuge no ku nkuru yari hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kongo izahora iharanira demokarasi, nishake ku buryo iba Repubulika ifite demokarasi, izahita ihindura izina yitwa Repubulika ifite demokarasi ya Kongo. Ubu nibongera ukajya mu matora adafifitse nyayo, izahita iba Repubulika ifite demokarasi ya Kongo. Gusa ariko bya Kongo ndabishima kugeza iyi saha kuko basimburanyije ku butegetsi, Kabila kiviraho ku mahoro akagenda agaha Tshisekedi n'akayobora. Tshisekedi rero yarahiriye kubaka inkuta zitandukanye RDC n'abaturanyi. Ni inkuru yari hano mu Rwanda ngo Perezida wa Repubulika ya Kongo Felix Tshisekedi Antoine yarahiriye kubaka inkuta ndetse zitandukanye igihugu cye n'ibituranyi byo mu burasirazuba mu rwego rwo kurinda umutekano. Mu nama yo kubungabunga uruzi rwa Kongo, Amazone na Borno Mekengo n'amashyamba yakomereje i Brazzaville muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Repubulika ya Kongo kuri uyu wa 28 Ukwakira 2023. Tshisekedi yavuze ko abaturanyi bari guhungabanya umutekano w'abanyekongo bikabica. Perezida wa RDC yasobanuye ko intandaro yo guteza ibibazo mu gihugu cye ari uko ngo aba baturanyi bisahura cyangwa se aba baturanyi bisahurira cyangwa se basahura umutungo wacyo ariyo amabuye y'agaciro gikungahayeho cyane cyane mu burasirazuba. Ati mu burasirazuba bwa RDC abaturanyi barasa bakabiba urupfu, baraza bakabiba urupfu, bakabiba ibibazo mu gusahura umutungo. Yavuze ko azashyira iherezo ku myitwarire y'abaturanyi kandi nyuma yaho azahita yubaka urukuta rutandukanye RDC. Iherezo azashyiraho se nirihe kuri aba baturanyi kandi agahita ashyiraho urukuta rutandukanye RDC nabo. Ati umunsi tuzashyira iherezo kuri aba bantu tugashyira ku iherezo iyi myitwarire, ngewe Perezida wa RDC ntabwo nzubaka ibiraro ahubwo nzubaka inkuta kugira ngo ndindire umutekano abaturage banjye. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko Abanyafurika badakwiye kwitana abavandimwe mu gihe baterana ibyuma mu mugongo. Ati dukwiye kwirukana uburyarya hagati yacu, tugomba kurebana mu maso nk'Abanyafurika tukabwirana ko tudakwiye kwitana abavandimwe mu gihe duterana ibyuma mu mugongo. Baba bari kurebana umwe yahindukira undi akamukubita icyuma, ni nko yashatse kuvuga. Kuko rero ibiro bya Perezida wa RDC byabitangaje, Tshisekedi yamaganya icyo yita ubushotoranyi bw'u Rwanda. Gusa u Rwanda inshuro nyinshi rwasobanuye ko ibyo uyu mukuru w'igihugu avuga bidafite ishingiro kuko nta nyungu rwakura mu guhungabanya abaturanyi, ahubwo ngo ibibazo biri muri iki gihugu ni ingaruka z'imiyoborere mibi, ni ku Rwanda ruvuga. Ariko tunibutse ko ari amaraporo menshi akomeza nyine agenda ashinja u Rwanda kuri iki kintu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse hakaza n'ibindi byinshi cyane. Amerika nayo ati mukura ingabo cyangwa muhagarike ibyo ngibyo byose. Urumva ni ibigaruka aho ngaho nyine tujuru biba biri hano mu karere iwacu tuba turi kugarukaho. Ariko tubivuga tuti Kongo nigira amahoro Abanyarwanda bazishima, kuko Kongo ni ubuhahiro bw'u Rwanda, ni igihugu kinini gifite n'abaturage utakwita ko ari benshi ukurikije uko abaturage bangana. Bavuga ko ari abaturage ni nka miliyoni zingahe ijana mu gihe tuvuga ko turi mu 10, kandi gidukubye inshuro 89. Inshuro 89 no kuvuga ko nayo kidukubye inshuro 89 ufashe nk'abaturage ba Kongo wabashyira nko mu Rwanda inshuro 10 cyangwa se 9, izindi 80 zose zikaba zidahinze nta kintu zimaze kizikirimo. Urumva ko Kongo rero dufite uburyo twagombye kuba turi guhahirana mu buryo buri serious cyangwa se mu buryo buri bwo mu gihe cyose twaba tubanye neza, sina Kongo gusa kandi n'ibindi bihugu. Numva ari kiganiro ari bitwabateguriye tuganiriyeho, ariko hano twibanze cyane ku karengane kuri ya muturage wo mu majyaruguru. Tujye burya ari byo tujya dukunda kubwira itangazamakuru ryano mu Rwanda, mwandike ikarengane kakorerwa abaturage, mwagende mwerekana abarenganya n'abaturage. Ubuze n'uwo muntu afite, ariko hari ikintu cyo kinyobera. Buriya ibihugu by'Iburayi bifasha ibihugu byindi byo kwisi cyangwa ibihugu bya Amerika,
ari uko abaturage bitagombye kwicara ngo bitunga abaturage babo bamererwe neza kurushaho, ariko birareba reka dufashe ziriya nzahare zahangaha kubera ko nazo zitera imbere. Turabyakira nyine kuko tuba tubikeneye, ariko se ni gute umuntu ufite amamiliyoni angana gutya n'amamiliyari ashobora kugenda agatwara akantu ibaze metero kare 700, metero kare 700, uzi ko ari wenda uvuga n'ubutaka bungana na 35 kuri 22 wenda uteye intambwe cyangwa se uteye metero, ubuse koko ako kantu yabuze ahantu yakoya kumane koze yamukijije nawe akikirira. Tukunda eriga ibyiza ndababwira ngo turabirwanira tukabirwanira, ariko ntawe ujyana umwenda. Niba arenganye umuntu yaramurenganyije baramuriye bafatikanyije n'uwo mugore ashatse kugira ngo arigirire nk'umugabo, ibyo ngibyo rwose umuntu narenganurwa amerwe neza. Imana ibarinde rero. Ni Mwizerwa Silva, Perezida PS Mbera kuri Kigali mu Rwanda. Mukomeze kuganira, ikiganiro nakagaruka, mukomeze mugire ibihe byiza, tuzongera.